Boss kanaza n'udukoresho tuyikemure narebe tubikurikira zana nzwezwe nyure mbe nzwezwe nyure urayiteka genda uzanire cya cyuma sha zanira ya futugenge mbe sawa naribi Chawanyuka zana cyuma sha boss akiri ibikoresho byose ngibe nabizanye genda uzane n'isafuriya mbe ngakemura sha urasanga amaze kugakemura tibi isafuriya irakenerwa nukuyiteka gira akira boss ubwo ngo ugiye gushikira amazi sanze nayo arimo ndasanga nyine wamaze kugatonora bita tubikurikirana kubukasha nzara kapido man nako boss nako pati boss yo byibone we yewana nabicemuye byabaye none na ruyenda gaswe ngino tubikurikirana ariko nawe urabangutse warupfesha nako boss mubizi sukuni inzara yari yansikeze mu nda cyazwa hangaho tubikurikirana tujya kuyisiketa ntabwo waruzi uko byagenze ari twisha ariko turayijya ngaho cebura vuba sha nako cemura sha umva sharika mubwi uretse arura kuri ya mafriti nyamubuzi yo leta urazigarura ntabwo byakunda n'urugamba nagwanye nabwo incomesha ntabwo byavamo turasangira baje sha rusugereye ikibazo kunyama rero tumaze agafiti k'ikirayi bose nawe rwose wafisha aya maberera wakaruye ngombwa se kwarura ese dukoremo ni ibara riragwira irava se kura misiyete warore wa maberewe wanakozemo akaruye kanzani kiroshi kwaruye duce wa maberewe oya turajya tujya bibiri wa kintu ntabwo turyoherwa Irasha zamachimwe waje kuturanga nawe tsoro yamaze tugira ibyo tugira Halo meze bite mazi yateke wantaka yose nkagutamo ku mafunguro y'isaha nguri busy banguka udasanga bishize dore masaha yo mu kwambere arirukanka sawa gira ubanguke niba icyo ubu nkoze sha ahubwo n'ibicyo wari ugiye kunkora ngiye kugutera ipafu nye banza umukupu uve kuri telefone batagucisha mu ijisho nari ngiye kugutera ipafu orose yabyukaga zana tugesha kandi sha urugo uzavanamo imbwa yiruka ega imbwa yiruka we byari bimbeho mu kanya n'ubibonye se ufite kuzagenda ukubire n'umutwe wawe we wagiye n'amaguru tugiye gusura sheri wanjye urumva ntabwo muri bunsebye sibyo
ndi tugerayo nyine muri twara nk'amaniga nyine sibyo okay ubwo nyine tugiye kugenda sibyo tugiye kugenda nitugerayo murazi ko mwitwara nyine ntabwo namwe mbigisha turajya kurya birabo samani kumvikana tutaza kugeraho tunyinza rikaza kutwica kandi tuvuga ko tugiye kujya gutera izo uri seri yamwereke ko ndi seri navuye no mu rugo navuye mu rugo reka ntawe mani wowe bimeze neza koza tugiye kurya inyama Bati. Yo. Ngoshira n'uwe ngo muri abangaba. Suriya se. Wowe. No sase reka. Abantu Wapi n'uriya mwana? ni wowe wenyine abandi ate basohoka se. Bosi nibyo bintu ngoze koko kuzana uyu mukumbi w'abantu gutya. Ngo? Kuzana umukumbi w'abantu ungana gutya koko ni ibi bintu ngoze. Zana agatebe kamwe. Kabe konyine kashire wawe. Ariko reka mbanza mwibariza akabazo. Ni gute bagutumira ngo uze ujye ku birayi ugatuhuruza umuryango wanyu wose? Ni hene sha. Amuzanira agatebe waha bosi ngiye buriya. Hajya bosi warunye agatebe kamwe masanze n'izindi nk'ebyiri. Wa mandwa yanjye we. Ako byibone we. Yes, byibone. Fat. Nadusubizaho nta mabere. Ati biri wowe rigika. Izindi z'abantu b'inzobe. Nanzo bisigayemo. Aza nyine bana amabere. abangaba Nibiyeranje. Wakutse ngone. Yubaha ugatowe. Njye hubaha abashitsi. Wore bahano wicariye ranje. Chazwa aha. Murakoze. Cyahari. Cyarahano. Murakoze muhimana amashini y'impundu byinshi cyane. Amabere mwangani mu rusengero. Murakoze. Hajya ngo muje kurya mwese. Nako ngo muje kugira gute? Muragenzwa n'iki mu rugo rwacu? Ni karibu haragendwa pe. Muragenzwa n'iki? Simwe mbaza. Ko se shabyibo. Ko nkutumye intebe imwe. Yego boss wanjye. Byibone. Pereza Ko nkutumye intebe imwe izindi uzizanye zijyane wa. Nanda kubaza nti. Kwambye kari umuntu ugiye kuza kugusura irombo rivuye riri kuza. Bazaba ngaba aho bavuye. Ni wenda baza kuko nawe bahamagaye. Natumye icyana kimwe gusa. Kwiba ibirayi. Twakwicana boss wanjye. Byibone. Ndavuze ngo mabere. Kimabere ya nyoko. Boss ntabwo biraza gukunda. Ibe kimabere. Ndakwiyamye nubwo ari wawe. Shora nyamye bikisha. Kumbikane byibo. Ntoye nta n'ikintu wazumbwira buri. Ni izina ry'Imana ndakubwiye ngo Have no ya. reka nkubwire. Runo rupfu. Ombwire mukobwa wa Pastor Nurusu nako muhungu we byibo. Umva nkubwire byibone muhungu wanjye. Bakubite one Irish potato for everyone. Nuza byawe. Uravuze ngo ntuze. Kamubwire nyine. Ntabwo ndakubaha nako. Ikibazo cyawe ntunamemba nawe. Oya ndakubwiye ngo ibyo umushara bimbaza after this party. Mbwira niba yaba cyangwa nguteza buri muntu mukarega one Irish potato for everyone. Yes. Murakoze cyane. Sheri. Tugenge gato mwere. Ubwo sijya kumwereka iki? Ari kukubesha. Icese kuye mishubi yawe. Bapane n'imishubi wa mabere. Bivuge ko utajya umemba ngewe y'amabanga yose. Andi wabivuze wacimara. Nabivuze.
ntabyo ndavuga noneho tugaburire. hanyuma rero ukuntu bimeze Yego. ngiye kubagaburira pe ngibi bibyo birahari Jya vuba mu nama harimo inyama harimo monami. okay ngiye kubagaburira ibiryo birahega nimugire ikibazo ngiye kubagaburira gutaha nahaza murahaga mwega nta kibazo hari n'icyo kunywa byose birahari ngiye kubagaburira ni kuri ngiye kubagaburira ni izina ry'Imana ngiye kubagaburira shikirizo ngiye kubagaburira Imana ngiye kubagaburira guteza akavomo rwo Rwanda ariko bipiza ko mpfa guhaga se ibyo birandeze zana ibyo biryo twirinde agasanga ni muri member express na kigo sawa nta kibazo reka mbikurikira mwadutumiye nuko kose urakabonye inakariko muraduha inyegamo igifatura bitabo nakira inyegamo nakarayi kamwe kandi nakisubiraho ngewe upfa kuduha bikwekire byashizemo mu kuri kw'Imana icyo ntabwo yitaye hasi mu kanya ndakugarukaho nyuma bimazemo byose si nkaho ariho biri tusohoka n'inguni natatu tusohoka jya vava amabere shasohoka abanyihera sohoka ariko cyangwa utume na bagenzi bawe nta n'umwe nongera guha soka mabere mabere isangire kugeza wangice Nasi numvisha bavuga ngo harimo inyamara. Robert ko yirukanse hariya harimo ikira senyamasha ihene zisigaye bamwe inkoko none se ihene zari inyamasi kandi yari ihene yari ihene aho da shanye nanze ko yatetse inyama none zindutse inkoko singiye se gutora singiye narinzi ko ari inyama n'ukuntu zari ziri guhumura sha wabyihoreye ukuntu uzahumura narinzi ko ngiye kuzibya ibi birambabaje nanze ko ngiye no kwinywera n'agasosi sha mwihanganye abanyene ndose abaye Tejyanyisha ninde babwira ngo niba inkoko. Muratinyuka mwesha naso. Je ni ibiki muri mahanga? Muratinyuka mukiba inkoko? Ngo kwirinde twaje gusura abantu. Mwaje gusura abantu mubuhe buryo bigenda gute ku buryo tubura ibintu byacu? Iminsi kabiri gatatu kandi mwicaye hanga. Turi abashyitsi abashyitsi. Ubu ucara nk'umushyitsi wo. muri abashyitsi tutari hanze. Kuva kuwa mbere kugera kwa kabiri. Inkoko hano zadushize. Mu mudugudu nta hantu hakiba inkoko. Ibyo bintu. Muhite munsobanurira ahantu inkoko mwayisize. Turabarenganya turabarenganya ntabwo mwicaye nk'abashyitsi ahangaha mwaturutse kandi mutureba hanze ntabwo mwaturutse twaje gusura abo muri uru rugo turaje duhamagara polisi wite ngaciro imisego